Tubahaye ikaze mwese abadukurikiye muri mu bihugu bitandukanye, abari mu Rwanda, abari hanze y'u Rwanda, muri East Africa ndetse no hanze ya Afurika, mwese tubahaye ikaze tunabasuhuza mu izina rya Yesu ngo Imana ibahe umugisha. Turi kumwe rero n'umuririmbyi wanyu Mugabire, ni umuhanzi ndetse ni umuririmbyi cyane, mwagiye mukunda ibihangano bye byinshi. Uyu munsi rero twamubazaniye ngo abaganirire, reka tumwakire atangira anatwibwira. Turakwakiriye Mugabire. Muraho neza, turabashimiye kuba muduhaye ikaze muri studio mwaduhamagaye kugira ngo tuze dukorane ikiganiro. Imana ibahe umugisha. Murakoze cyane Mugabire, watangira rero wibwira abadukurikiye, ukababwira uwo uri we, muri rusange. Okay, murakoze cyane. Nitwa Mugabire Jean Damascene. Ubusanzwe ndi umunyarwanda, ntuye mu karere ka Nyagatare, intara y'Iburasirazuba. Mu buzima busanzwe rero ndi umuhinzi, by'umwihariko ndi umukristo mu itorero ry'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi. Mu bijyanye rero n'uyu murimo nabigiyemo mbikunze, kuko numvaga ko byanga binoga ari ibintu bishobora kuzangirira umumaro, bikazagirira n'umumaro igihugu n'abaturage muri rusange. Murakoze cyane. Mugabire, uraza kudufasha wururutse mikrofone gakeya kugira ngo abadukurikiye baze no kuba bakureba. Nta kibazo, amajwi araza kuba ari kugeramo, wowe uyururutse gakeya nk'uko ngo kunyifasha. Aho ni sawa cyane. Mugabire rero muramubona, ni umugabo w'umuririmbyi cyane, mwagiye mumukunda mu ndirimbo zitandukanye, harimo Isi Ntabwo Isakaye, harimo indirimbo yitwa Ibirungo yakunzwe n'abanyamahanga cyane. Izo ni indirimbo yagiye amenyekanaho. Mugabire, ugiye kudusangiza mu ncamake igitekerezo cyo kugira wandike indirimbo yitwa Isi Ntabwo Isakaye. Wagikuye hehe? Cyaje gite? Byari bimeze bite? Okay, urakoze cyane. Igitekerezo cyo kugira ngo ntekereze ku magambo avuga ko isi idasakaye, ni amagambo yanjemo bitewe n'imibereho nari ndimo mbona kuri iyi si, n'ubuzima bwabo mbona mu bo duturanye. Mbese ibyo nagendaga mbona cyane cyane byagendaga bigaragara ko uyu munsi umuntu yaba ariho neza, ejo akaba ariho nabi. Ubuzima nkabona buri guhinduka buri munsi. Ibyo byatumye mbona ko isi idasakaye. Ubwo rero kubera amarangamutima y'ibyo nabonaga, kandi numva iyo nganzo Imana yarayimpaye mu buryo butari pirate, mpitamo guhitamo iyo nganzo, iyo ndirimbo ibirabonetse. Yego Mugabire, urakoze cyane. Hari abantu benshi bagenda bumva indirimbo zawe bakavuga bati Mugabire rwose bishoboka yuko buri ari ubuzima bwe bwite. Se ni ubuzima bwawe bwite uba uri kuririmba, cyangwa se nuko indirimbo iza ukumva ikujemo warangiza ukabiririmba ari ubuzima usanzwe ubona, cyangwa se ari ibintu wumva ko bishobora kubaho? Okay, urakoze cyane. Natangiye mvuga ko nkurikije ibyo nagiye mbona, hari ibyo nibonyeho njye ubwanjye, hari ibyo nabonye kuri rubanda nyamwinshi, aho ngenda, aho nkorera. Ubwo buzima bwanjye bwite nagiye mbuhuza n'ibyo nagiye mbona. Iyo ndirimbo nyibona muri ubwo buryo. Ni byiza cyane rwose. Hanyuma indirimbo rero yitwa Ibirungo nayo isa n'ifitanye isano n'iriya ndirimbo. Indirimbo zawe ubundi zose muri rusange zisa n'izifitanye isano. Uraza kuduha rwose mu magambo arambuye utubwire ngo izi ndirimbo
zigenda ziza gute? Watubwiyemo gakeya ngo nabonye ngo ibintu ngo isi ntabwo isakaye, ariko hari ukuntu umuntu aduhereza nk'ubuhamya ku buryo tumenya ngo ubu buhamya ubundi iyi ndirimbo ifite ubu buhamya bumeze gutya. Wenda ukaba ushobora kuvuga uti ngewe Samu muri kuganira umuntu yaraje duhuye aba nkubise urushyi arangije aragenda, ageze hirya nawe abahuye n'umuntu abamuteye ibuye. Aho ngaho rero ugahita uvuga uti Imana iramumpaniye isi ntabwo isakaye, cyangwa ugahita umuvuga uti abantu namwe isi iri kubashakira ibirungo rwose, ibintu ntabwo byoroshye. Hari ubuhamya butoya waba ufite kugira ngo uze kudusangiza ubuhamya butoya bushobora kuba bwarabaye intandaro ya zino ndirimbo zawe, cyangwa se uburyo wisanzura umuhanzi byaje kugenda bite? Murakoze cyane. Mu buhamya butoya navugaho ku bijyanye n'izo ndirimbo, ubundi mu buzima busanzwe nabayeho ndi umuhinzi kuva mu bwana bwanjye. Nakundaga guhinga cyane, na data na mama niyo yari imibereho, niwo wari umwuga bari bafite, ko ntabwo bigeze baba abacuruzi, ahubwo ubu niwo mwuga bari bafite. Nkurikije rero mu mibereho y'iwacu kuva kera nkimenya ubwenge, nagiye mbona iwacu bagenda bahura n'ibintu bisa naho ari ibihombo cyane. Uyu munsi bakava ku rwego bakamanuka hasi, noneho urwo rwego bavuyeho bikaba ngombwa ko batarasubiraho kubera ko imbaraga zabaga ziri kugenda zishira. Ubwo rero majije kwinjira mu buhanzi, nkurikije ukuntu data kera yari afite ibintu, nkagenda mbona biri gushira, nahise mbona ko isi idasakaye. Noneho nanjye mu buzima busanzwe nanjye ubwanjye mbyibonaho. Ni kenshi nagiye mbona utuntu dusa naho ari ibibazo, rimwe na rimwe umuntu akaba yadukira cyangwa se yatuvamo, ariko ukatuvamo wamaze gukubitwa. Gukubitwa mvuga ntabwo ari uko yenda ari inkoni baza ngo bagukubite, ahubwo ibigeragezo nabyo cyangwa se utubazo dushobora kuvana mu mwanya runaka tukagushyira ahantu hatari heza wari utishimiye, nawe ubwo ukabona ko isi idasakaye. Yego. None se Mugabire, izi ndirimbo utubwiye yuko wavutse iwanyu ukunda guhinga, ukuri uri umuhinzi, n'ubu ngubu watubwiye yuko uri umuhinzi, mbese uko kumanuka watubwiye kwagiye kukubaho kwabaye no kuri papa wawe, niko kwatumye uba umuhanzi? Byaje kugenda gute ngo wisange mu buhanzi kandi usanzwe uri umuhinzi? Kugira ngo rero ninjire mu nganzo y'ubuhanzi, nkurikije ibyo nagendaga mbona, na kera kose najyaga nkunda kuririmba, kuko njye nakuriye mu idini ry'abakatolike. Nakundaga indirimbo za Bikira Mariya kubi, buriya ni umuntu wakundaga kubyina 100%, ku buryo nabyinaga bakaba bamuha n'amafaranga. Turirimbira akaririmbo gatoya k'abakatolike wibuka? Muzamariya. Hari ako nibuka nubwo atari neza, ariko uraza kukumva yenda cyangwa se warakumvishije. Karavuga ngo singizwa Bikira Mariya, nyina wa Jambo, twakunganye iki, wowe rembo ry'ijuru. Mwamwumvise rero, uwo ni wa Mugabire wanyu ukunda kubaririmbira ko isi idasakaye. Anaraturimbiye rero abaducanzemo akantu kamwe bita akapera, kugira ngo abumvise ko ari wa Mugabire waje.
hanyuma Mugabire, urangije ukunda kuririmba, urangije indirimbo urazihimba, hari umuntu nk'umwe wo mu gisekuru cyanyu waba wari umuririmbyi ku buryo wavuga ngo mbikomora aha, cyangwa ni ibyakujemo gusa kuri wowe? mu gisekuru cyacu nta muntu n'umwe wigeze akunda indirimbo cyangwa se ngo akunde kuririmba. Barahari baririmbaga mu makorari atandukanye, ariko nta muntu wigeze aba umuhanzi ku giti cye ngo abe yahagarara hariya aririmba ari umwe. Ntabwo byigeze bibaho, ntawe rwose pe. Njyewe nagiye kumva numva muri njyewe ngeze igitekerezo cyo kumva nahagarara imbere y'abantu nkaririmba nk'akaririmbo kamwe, numva binjemo ndetse ndagakunda cyane ako karirimbo. Ndahamya neza ko kubw'iyo mpamvu nahise ndirimba akaririmbo kavuga ngo hariho umunsi tuzashira agahinda. Kari akaririmbo nagatekerejeho, majije kugatekerezaho ndirimba igice kimwe na Rofure, ku buryo ako gace k'indirimbo na Rofure yako byamaze igihe kirekire ariko batazi na nyirabyo. Ubwo rero maze kumva ko kageze hirya no hino najyaga njyayo mu ntara zitandukanye, nkabona niko bari gucuranga igice kimwe na Rofure. Nabona bari gucuranga igice kimwe na Rofure nkumva kanteye guseka. Nuko umunsi umwe ndavuga ntari kubu iyi ndirimbo koko izancika nzahare, ko indirimbo yakunzwe muri uru rwego uwayikorera ibishoboka byose nkayifungura, yenda ko hari igihe yazangirira umumaro. Nuko ndicara ndayinoza, maje kuyinoza ndavuga ni Imana nimfasha iyi ndirimbo izitirirwa alubumu. Kandi ubwo nibwo nari nkibitekereza. Uhita utekereza ko ugiye gukora alubumu? Cyane rwose. Ese wabonaga ubushobozi uzabukura hehe, ko tuzi ko gukora indirimbo mu masitudiyo ni ibintu bihenda cyane? Kubona akantu k'umunota umwe na refure k'igice kimwe na Rofure kaguha esprit yo kuvuga ngo iyi ndirimbo nzayitirira alubumu, wumvaga ubushobozi buzava hehe cyangwa wari ubufite? Nta bushobozi nari mfite, yego, ariko numvaga kubwo gufashwa n'Imana uko ibikorera abandi bakabigeraho, nanjye numvaga izabinkorera. Ikintu dukunze kuba tuzi, buriya amakorari agenda ashira hamwe, wenda niba indirimbo ari amafaranga runaka, korari zigateranya kubera ko ari abantu benshi, amafaranga bakayabona gutyo. Ariko kugira ngo tubone umuntu umwe yateruye alubumu yayikoze, babisaba ngo abafite andi maboko cyangwa we abe yihagije, kandi tubwiye ko utari wihagije. None wumvaga ubushobozi bugomba kuva hehe? Kuko waruvuze ngo uko Imana yabishoboje abandi, ariko abo bandi dusanze ari ayo makorari, dusanze hari ubundi buryo yafatikanyaga kugira ngo bigende neza. Wumvaga wowe bizagenda gute kandi utari korari? Urakoze cyane. Nkurikije rero ukuntu natangiye nkubwira ko nari umuhinzi, yego, nanjye nabihaye imbaraga, ndavuga ni mu buhinzi nkora, mwuga w'ubuhinzi nkora, uko byagenda kose nzabonamo igishoro yenda cy'indirimbo imwe. Nimbona igishoro cy'indirimbo imwe kibonetse, n'iya kabiri izaboneka kubera Imana. Nagiye mbikora rero muri ubwo buryo, bimara igihe kirekire ndi kubipanga ntibikunde. Ndahamya neza ko nahereye nko muri 2015 ndi kubitekerezaho, yego, ariko narashe ku ntego 2021. Urumva ko hari hashize igihe kirekire. Twibutsa abadukurikiye, ahangaha turi gukorera ikiganiro ni muri Flower Kids, ni mu karere ka Musanze, ni mu ntara y'Amajyaruguru, ni mu murenge wa Musanze. Flower Kids rero babafitiye indabo nziza cyane, uzikeneye yahamagara kuri iyo nimero iri kuri screen. Hanyuma Mugabire rero dukomeje, urangije
muri 2015 ugira igitekerezo ariko kiza kugerwaho mu mwaka wa 2021. yego. Ninde muntu waguhaye igitekerezo cya mbere cyo kujya muri studio ko ntazo wari usanzwe uzi? Umva, ndahamya neza ko nta muntu wampaye igitekerezo cyo kujya muri studio. Ahubwo nari nsanzwe ndirimba mu makorari, yego, nkaba mfite n'impano yo kuyanayatoza, yego, nkayigisha nkabona biri gukunda, yemwe n'indirimbo nyinshi zigakundwa z'ayo makorari. Ubwo rero kubera ko hari amakorari naratojeje narayagejeje muri studio, nahise mbona inzira. wese ubona inzira? Iyi nahise mbona inzira. Korari ya mbere wajyanye muri studio ninde wari wakubwiye iyo studio? Okay, ntawayimbwiye. Ubwo warabitekereje? Ni amakuru umuntu yagendaga afata nko mu muhanda. Bakakubwira ngo hariya haba studio bararikodinga ibintu bigakunda cyane rwose. Urangije ujya muri studio? Yego. Hanyuma ukimara gukora iyi ndirimbo yawe ya mbere, wagize igitekerezo 2015, watubwiye ko cyagezweho 2021. Ese 2021 hagezweho igitekerezo cy'indirimbo imwe cyangwa wahisa ko ukora alubumu nk'uko wari warabiteganyije? Okay, nahise nkora alubumu y'indirimbo 10. Indirimbo 10? Yego. Mugabire, indirimbo 10 wahise ukora? Indirimbo 10 wahise ukora muri studio, ubushobozi ni wowe wabwishatsemo cyangwa hari andi maboko yaguha wabonye ku ruhande? Ubushobozi ni njye wabwishatsemo. Ubushobozi ni wowe wabwishatsemo? Yego. Ese ni izihe mbogamizi wahuriyemo nazo muri record yawe ya mbere? Okay, muri record yanjye ya mbere imbogamizi nagiye mpura nazo. Ya mbere ni ukuba amasitudiyo ari kure. Yego. Iya kabiri ni ukubona imizika, dore ko n'iwacu abacuranzi ari bakeya. Yego. Izo mbogamizi zose zagiye zimvuna, ariko nkavuga ni kubera ko nabyiyemeje kandi nabonaga n'ubundi bizangirira umumaro ari n'ingenzi kubikora. Naravuze nti reka ntihanganirize imbogamizi, nzigendemo buhoro uzageza igihe bizashobokera. Yego. Hanyuma ni iyihe mbogamizi, ni iki cyakugoye kurusha ibindi kugira ngo indirimbo zawe za mbere zisohoke? Ikintu cya mbere cyangoye kugira ngo indirimbo zanjye zisohoke ni ukutegura igitaramo. Gutegura igitaramo? Aho ngaho wihuse cyane rero. Mbere y'uko utegura igitaramo habayeho gutegura kujya gukora alubumu. Utubwiye ko icyakugoye ari ukuvuga ko amastudio ari kure. Wamaze kugera muri studio rero, ni iki cyakugoye uhora uvuga uti iki kintu iyo kitaza kubaho nagombaga kurikodinga n'indirimbo 100? Ni ubushobozi bukeya. Ubushobozi bukeya? Ese ubushobozi bukeya bwari buhari icyo gihe ubu ngubu byaba byarakemutse ku buryo uri kuvuga uti uyu munsi ibintu byagenze neza? Kuko natwe indirimbo zawe za mbere twazibonye muri 2021. Yego. Ese 2021 ko twabonye indirimbo 4 kandi waratubwiye ko wakoze indirimbo 10. Indirimbo 10 wazikoze mu buhe buryo ku buryo twabonye enye gusa? Okay, murakoze cyane. Nagerageje gukora volume kasete audio y'indirimbo 10. Yego. Noneho mbona n'ubundi kuzigumisha kuri audio zo byonyine bitazagira umumaro kurusha uko nafata indirimbo nkeya mfite n'ubundi ubushobozi bwo kuzishyira ku mashusho. Yego. Ubwo nzihitamo, ndicara n'ubundi ndatekereza, ndavuga nti reka mbe nkoresheje volume y'amashusho y'indirimbo 4, mbe ndekuye izi ngizi kuzageza igihe n'ubundi nzabonera ubushobozi bwo gukoresha izindi. Ese uretse kuba indirimbo warazikoraga no kuba wari warageze aho hantu kumva igice na refure cy'indirimbo imwe byarakunzwe, wumvaga ayo mafaranga yose uri gushora azagaruka gute?
ntago ibyo ngibyo nabitekerezaga ko azagaruka. yego. Ahubwo njyewe natekerezaga ko byanga binoga uko umuntu agenda akura cyangwa se uko ibintu bigenda bikundwa, yego. ariko n'Imana ishobora kugenda ibinyuzamo umuyoboro w'umugisha bikaba byakugirira umumaro. yego. ubwo wumvaga umumaro uzabamo ari uwuhe? ari uw'ubugingo buhoraho nk'uko watubwiye ko usenga, ari ubushobozi muri rusange bisanzwe bw'amafaranga, wumvaga bizaguhira mu buhe buryo? ngewe najyaga gusaba Imana rero ndi muri iyi nzira, yego. nasabaga Imana ko byose yabimpa, yaba ku bugingo buhoraho ntazaruhira ubusa, yego. yaba no ku bushobozi mu bijyanye n'ubu buzima nabwo ntazaruhira ubusa, kuko byanga binoga ibikorwa ari byo nyambere kugira ngo ubugingo buhoraho. yego. n'umugani uravuga ngo udakora ntakarye. yego. ntabwo rero wawe utakoze ngo wifuze kurya kandi ntacyo winjije. yego. none se Mugabire, utegura igitaramo cya mbere watubwiye ko byakugoye cyane. yego. itorero usengeramo cyangwa se idini usengeramo, hari ikintu ryaba ryaragufashije kugira ngo alubumu yawe isohoke ya mbere? kugira ngo alubumu yanjye isohoke ya mbere, yego. itorero ryaramfashije mu mbaraga nkeya, dore ko kovide nibwo yari ikirangira, abantu benshi bari barasubiye inyuma, itorero ryari rifite abantu bakeya, ariko abari bahari bakundaga indirimbo cyane, cyane. ubwo rero baramfashije ndasa ku ntego, volume ndayigaragaza. ese inkunga baguteye n'uburyo itorero ryagufashije n'uburyo wabonye abizera barakiriyemo ibihangano byawe, hari icyizere byaguhaye yuko bigiye kuzamuka bikarenga aho ngaho, cyangwa waritegereje uhita uvuga uti Imana ishimwe ko ibyo nateguye gukora nka alubumu nateguye gukora irangiye, Mana rero naho mu ijuru ubwo ibindi ubundi? oya. cyangwa hari ubundi buryo wahise ubona ko uburyo bizera bakiriye ikintu cyawe uravuga uti rwose njyewe ndabona ibi bintu bizangirira akamaro, ahubwo birenze ahangaha, reka nkomeze nkore izindi alubumu? urakoze cyane. hari ukuntu umuntu ahinga, yego. afata umushinga wo guhinga, yenda urugero nk'ubuhinzi bw'ibirayi. buriya uhinze ibirayi wagera mu murima warashyizemo ifumbire nkeya, ukabona ntabwo ari byiza bishimishije. ejo byanga binoga igisinde kizakurikira cyangwa ndetse indi sizoni izakurikiraho iguhereza isura y'ibyo ukwiriye gukora kugira ngo nawe uzasarure ibirayi byiza. nanjye rero nkimara kubona Imana imfashije nkabona volume ya mbere ndayigaragaje, ntabwo nicaye kuko nahise mbona imbaraga z'uko inyuma mfite abakunzi, kandi nteganya ko n'ubundi n'imbere babayo, dore ko nabonaga abantu benshi indirimbo zanjye bagenda bazicuranga aho ngenda hose, mu makabari, ku matelefone, mu mago, hirya no hino nkagenda nzumva. naravuze nti ntabwo narekera ahangaha, kuko ndekeye ahangaha ncumbikiye ahangaha ubwo byaba bigaragaye ko no kurya bitazongera kubaho. yego. ubwo wari uri kubona ubwo waba uhagaritse kurya cyane rwose. hanyuma se nyuma ya 2021, uyu munsi turi 2025, hashize imyaka igera muri 4. yego. iyo myaka yose umaze gukoramo izindi alubumu zingahe? ndahamya neza ko maje gukoramo alubumu imwe y'amashusho. yego. iriho indirimbo zingahe? iriho indirimbo 3 nyine mu mbaraga z'umuntu umwe, nawe uri kubyumva. ubwo rero izo ndirimbo 3 mu mbaraga z'umuntu umwe, nawe uri kumva ko mba nagerageje. ndi kumva uba wagerageje, ariko watubwiye yuko ubushake n'imbaraga bizera bakweretse
bagaragaza yuko bishimiye ibintu byawe. Byanga byakunda hari uburyo bagufashije barakubwira bati endereye muhungu wacu rwose komeza ukore, cyangwa bakweretse ubushake bw'uko babikunze gusa barangije ubahereza amasede n'amafurashe bajya kwiyumvira baricecekera? Urakoze cyane. Burya rero mu bukwe, yego, mu bukwe haba harimo ibintu bibiri. Haba harimo abantu b'indeberezi babita abavumba basanzwe. yego, Uwo ni wa wundi byanga binoga uba witeguye kuza kwinywera ubushera akitahira akanirira. Kandi nawe ntago waba wabitetse ngo ubyimane kuko uba witeguye ko ari ibiribwa. Hakabamo n'ikindi cyiciro cy'abantu baza baje kugufana cyangwa se kugutera inkunga. Hakabaho n'abandi mu mafaranga, ubwo ndavuga mu mufuka. Hakabaho n'abandi b'abashyushya rugamba, abo nabo baba bakenewe. hanyuma muri abo bose ni abahe bari baje mu gitaramo cyawe, cyangwa bose bari barimo? Bose bari barimo. Abari bafite imbaraga cyane muri abo bose baje bari abahe? Abari bafite imbaraga cyane ni abatari baje kuntera inkunga mu buryo bwo kunzamura. Ni abavumba ubwo muri? Ni abavumba. Ni abavumba. Yego. Bivuze ngo uburyo abo bantu bari baje inkunga baguteye ntabwo yari irimo ubushobozi bwo kuba wakora indarubumba? Yego. Hanyuma ibyo bintu rero biguhikiye icyizere cy'uko nukora indi bazayikunda, kandi abaje uri kubibona yuko ibintu batabihaye imbaraga z'uko uzi imbaraga nawe wabishyizemo, bikaba byatumye nyine utagira ubundi bushobozi bwo gusubirayo ako kanya. Urakoze cyane. Nkurikije ukuntu icyo gihe byari bimeze, icyo gihe hari harabaye isubiranyuma cyane mu bijyanye n'ibyo kwizera no gusenga. Ubwo rero nkurikije ukuntu icyo gihe byari bimeze, abantu bitabiriye igitaramo benshi bari abo hanze y'itorero. Buriya rero uyu mwuga dukora, umuntu uticaranye nawe ntabwo yabona imvune wawushyizemo. Ariko umuntu wagusuye cyangwa se umuntu muhorana mu buzima bwa buri munsi, byanga binoga aravuga ati buriya Samu uyu murimo uramuvuna. Ahubwo kuko ndi kubona ko akeneye na mikorofone yo gushyira muri iyi sitidiyo, uwamufasha mu bushobozi bukeya akayibona, mu bushobozi bukeya afite, nanjye nkongeranya ariko akabona ako kamikorofone. Ni muri ubwo buryo rero bakeya babonetse nibo bamfashije kugera kuri volume y'izi ndirimbo 3 zisohotse. Yego. Ubwo bivuze ngo ubushobozi bwa mbere aba bantu baguteyemo inkunga bwari ubwo kugira ngo bwari ubwo kukwishyurira amadeni no kugukorera izi ndirimbo 3 zimaze gusohoka? Yego. Ese izo ndirimbo 3 zose zarasohotse cyangwa hari izo tugitegereje? Murakoze cyane. Mu ndirimbo 3 zari zakozwe cyangwa se zakozwe zitiriwe volume nshya, 2 zarasohotse. Yego. Hasigayeyo imwe kiri mu bubiko, ariko nayo iri hafi gusohoka vuba bidatinze. Yego. Mugabira ati nayo iri hafi gusohoka vuba. Hanyuma none Mugabire, izo ndirimbo zose zirimo gusohoka ubu ngubu, hari uburyo abantu bari kuzibona ku buryo watanga icyizere ukavuga ngo kurikije ukuntu ndi kubibona noneho ntabwo bimeze nk'ibya mbere? Ese byariyongeye cyangwa se byaragabanutse, byarashize? Urakoze cyane. Nkurikije ukuntu izi ndirimbo zimaze gusohoka muri iyi minsi, nk'iyi volume nshya, nkurikije ukuntu abantu benshi bazireba, n'ukuntu bajya bampamagara bambwira bati felicitasiyo,
mba numva ndushije kugira icyizere cy'uko noneho ziri gukundwa cyane. Ese Mugabire, mu ndirimbo zawe zose zimaze gusohoka ndetse n'iziri kuri alubumu, kuko urumva ubwo tumaze kubona indirimbo, niba mbyibuka neza watubwiye bwa mbere wasohoye indirimbo enye z'amashusho, birumvikana ko arizo wapulodinze kuri iyi channel iri kunyuraho ikiganiro ya YouTube yawe yitwa Mugabire Jean Damascene. Abantu tuboneyeho no kubabwira bakande subscribe ndetse basharinge n'abantu bakomeze badukunda ari benshi, kugira ngo ibintu byacu natwe bikomeze kuduha courage. Hanyuma izo ndirimbo ubwo nkurikije ukuntu ndi kubyumva nge ndumva ari 7. Izo ndirimbo 7 zimaze gusohoka na za zindi ziri kuri audio ari 10, ni iyihe ndirimbo ukunda cyane kurusha izindi muri yo? Indirimbo zose kuko ari izanjye ndazikunda. Yego, ariko haba hariho indirimbo ukunda cyane yayindi wenda uramutse ugize nk'abantu bakubwira ngo uyu munsi twateguye irushanwa runaka cyangwa se ni igitaramo, ni iyihe ndirimbo waterura ukayisohokana ukavuga ngo iyi ndirimbo ngewe inkora ku mutima? Yego, nkurikije aho ngenda n'ukuntu nanjye mari kubyumva. Yego, isi ntabwo isakaye, mba numva iri hafi cyane. turirimbireho akantu gatoya kuri iyo ndirimbo yawe isi ntabwo isakaye, abantu bongere biyibutse n'ijwi ryawe. Iravuga ngo yego, ubutunzi bwo mw'iyi minsi uraruhije, hariho ababushatse kera barabubura, hari n'abandi babushatse barabubona, ariko ubu bwarabashiranye bahindutse abatindi. Isi ntabwo isakaye nawe wanyagirwa, kandi nawe isakaye hose ni amakura. Oya nawe itanyagirwa keretse uwo bitagezeho, nawe wanyagirwa keretse bitakubayeho. byiza cyane. Hanyuma Mugabire, mu rugendo rw'umuziki twebwe dukunda guhura n'abantu babikora cyane, habamo imbogamizi nyinshi, abantu baguca intege, abantu bakwereka kudakwiriye gukomeza nta kintu bizakumarira. Ese wowe imyaka 4 umaze kuva wasohora indirimbo zawe za mbere, ni iki cyatumye ukomeza abo bantu? Mbese ntabwo wigeze uhura nabo? Ese ni izihe mbaraga wabonaga zatumaga wumva ko ugomba gukomeza ugahatana? Urakoze cyane. Abo bantu b'abacantege na Bibiliya bavuzeho neza ko batabura. Yego, mu nzira iyo ari yo yose, yaba ari iy'agakiza, yaba n'iy'ubuzima bw'iyi si ubu tubayemo bw'iki gihe, izo nzira ko ari ebyiri, nta hantu abo bantu utabasanga. Rero abo bantu ni kenshi nagiye mbabona, ariko ndavuga nti n'ubundi kubera ko na Bibiliya ubwayo n'abahanuzi babavuzeho, na Yesu ubwe yarabavuze, yavuze ko abacantege batabura. Ubwo rero kubera ko byinshi umuntu aba ari kubibona, yego, ntago umuntu yaza ngo ahagarare kuri wa murima wawe w'ibirayi avuga ati Samu wahinze nabi, kandi uzi neza ko aho hashoye imbaraga, yemwe ukeneye no kuzagira icyo uvanamo. Bakubwira ati bireke kuko ibi ntacyo byakumarira, kandi wowe uzi neza ko hari icyo uzabivanamo, ntago wabireka. Nanjye rero abo bantu bo guca intege nanjye nagiye mbabona cyangwa se mpura nabo, ariko kubera ko ari ibintu nagiyemo mbikunze, naravuze nti na Bibiliya yabavuzeho, aba ntacyo bantwaye, reka nkomeze kugeza igihe Imana izashakira ikabona ko keretse ahari ariyo yonyine ivuze ati hagarara. Naho kubireka byo ntabwo byakunda. Ese uretse abo bantu bagiye baguca intege, nta bintu byo wagiye uhuriramo nabyo muri uru rugendo
ukavuga ngo noneho ndabyihoreye ndahagaze ntabwo nkibikoze ibyo nari nariyemeje biranze bihagarariye ahangaha. Ibyo bintu nta bintu byigeze biguca intege uretse abantu. yego Nta bintu byaguciye intege ku buryo ugeraho noneho ukagivinga up ukavuga ngo ndahagaze ntabwo ibintu nkibikoze bihagarariye ahangaha. mu buzima busanzwe ntabwo ibyo byabura by'ibicantege, Yego. ariko nagumye nkubwira ko kubera ko ari umurimo umuntu aba yiyemeje no kuwureka kandi hari ibyo washoyemo, haba mu mbaraga haba no mu bitekerezo bisanzwe, mu buzima busanzwe, gupfa kurekura ngo urambike ntabwo byashoboka. Byashoboka ko yenda waba urambitse hasi ho gatoya, kuko n'umugani bavuga ngo ushaka gusimbuka ahantu harehare ngo aramanza agasubira inyuma, ariko byashoboka ko wanasubira inyuma ntuhasimbuke ukaza ukagwamo. ukaza ukagwamo. None se wowe niki cyaguhaga icyizere ko nugaruka utaragwamo? njyewe ikintu cyampaga icyizere kigatuma mbona ko ntagwamo, Yego. nuko byanga binoga nabyinjiyemo mbikunze. Icyo ni kimwe. Ikindi cya kabiri, numvaga ko uko byagenda kose ngomba kubikora kubera ko ndi kubona mu nzira zose habamo inzitizi, kandi n'abakurambere bagiye banyuramo mu bigeragezo, ariko kubwo gufashwa n'Imana bakabivamo. Nanjye rero ni kubwo gufashwa n'Imana, kuko ngewe imbaraga zanjye bwite ibicantege ibyo n'ubu ngubu twataha abantu bakaba bati dukurikije yenda ukuntu turi kubibona yicarire. Ubwo rero nanjye nsanzwe nta mbaraga mfite, nanjye ubwanjye bitandi murumva ko nahita ndekura, ariko ntabwo bikunda kubera ko nabyiyemeje. Ese mu buzima busanzwe iyi miziki ukora, yego, hari inyungu ikuzanira mu buryo bufatika ku buryo ari byo biguhereza imbaraga bikakubwira ngo endereye rwose ibintu bimeze neza? Ese hariho ubushobozi bindi buguhereza, cyangwa nugukomeza urashirayo gutyo gusa tu? urakoze cyane. mbona mu buzima busanzwe ntabwo byaba 100% nk'ukuntu umuntu abyifuza, ariko iyo hari nk'abampamagaye baravuga bati ntabwo bikwiriye ko yenda wagurisha n'ibyo abana bari burye nguje kudutaramira, ahubwo natwe reka tugire icyo twagufashaho yenda woroherwe, bityo ukabona hari duke twiza nawe ugenda ubona ku buryo tutagusenyera urugo. Hari ibyo kugusenyera nawe wabereka hakiri kare. Ese ubwo ubaye ubonye ari byo kugusenyera kandi ari umurimo w'Imana wiyemeje, wafata umwanzuro wo kubireka cyangwa wakomeza ugakorera Imana? Ibintu byose biragoye, bisaba kubitekerezaho. Nkatwe twubatse ingo, byashoboka ko hari igihe wabona ari nk'ibyo kugusenyera, ukaba waba uparitseho gatoya nka kwa kundi wambajije, cyangwa se n'abo mubana bakakubwira bati yenda komeza tukuri inyuma, muri ubwo buryo. Ese kugeza ubu ngubu ni iki kikugora kugira ngo indirimbo zawe zisohoke? Ikintu kikingora kugira ngo indirimbo zanjye zisohoke ni ukuba ibikoresho by'iterambere mu bijyanye na muzika ntabyo umuntu aba yagashyikiye. Ikindi cya kabiri, kuba umuzika nawe kuwubona bikugoye. Muzika gute? Nko kubona umucuranzi wawo. Yego. Ahantu uba nta bacuranzi bahaba? Ntabo. Yego. Ikindi ni byinshi umuntu yavuga, ariko cyane cyane
kuba aho umuntu atuye hatari nk'iterambere rinyarutse, urugero nta muriro, ahantu dutuye nta muriro uhari, yenda ngo mbe nahamagara nk'uwo mucuranzi, n'abaproduwisa benshi tubakura kure, twumva ko ibintu byose nubwo tubikora ariko biba bitugoye, mbese biratuvuna muri rusange. Ubwo wowe rero uretse kuba abo baproducer n'abo bacuranzi bakuba kure, ariko wowe nta kindi kibazo wagira, abo bantu baramutse bakubaye hafi ibintu byagenda neza? Ikibazo ntabwo ikibazo cyabura. Ikibazo rero ni ikibazo cyo kuba umuntu ubushobozi ari bukeya, nicyo nyamukuru. Ubushobozi buba bukiri bukeya, kugira ngo ugire ibyo ugeraho n'ubundi biba byakuvunnye cyane kubera ubushobozi. Ubwo n'ubushobozi buracyari bukeya. Yego. Ubwo rero abadukurikiye nabyo babyumve, izi mbaraga rwose kugira ngo ibintu byose bibashe kujya hanze biba bisaba imbaraga nyinshi cyane, ntabwo ari ibintu biba byoroshye. Umuziki uravuna. Reka Mugabire aduhereze mu ncamake kugira ngo indirimbo isohoke muyibone, ahantu bitangirira n'ahantu birangirira bigenda gute? Yego, urakoze cyane. Kugira ngo indirimbo iboneke igere kuri videwo cyangwa igere kuri video, mbese muri rusange tunayibone hano kuri no kuri YouTube, kuko hariho nk'umuntu wenda watangiye tubwira yuko indirimbo zawe ziva ku bitekerezo wabonye cyangwa ibyakubayeho cyangwa ibyabaye ku bandi. Yego. Hari umuntu rero ushobora kubikora gutyo, agafata ibyo bitekerezo byamubayeho cyangwa yabonye, yego, akareba wa muntu ukomeye wenda uzi gukora indirimbo, akabimuhereza, uwo muntu agahita yandikamo igitekerezo runaka, yamara gukoramo igitekerezo agaterura cya gitekerezo nawe akagihereza undi muntu, nawe akandika indirimbo, yamara kwandika indirimbo agaterura nawe agahereza umucuranzi wa mbere, agakora umuziki, yamara gukora umuziki agaterura nawe akajyanira producer nawe agacuranga, producer yarangiza gushyiramo amajwi, Mugabire akaza akaririmba. Mugabire yamara kuririmba akaririmba ibitekerezo bye, ariko injyana ntabwo ari we wayikoze, ntabwo umuziki ari we wawukoze, ndetse n'amashusho si we wayakoze. Yego. Ese wowe bigenda gute kugira ngo indirimbo yawe ibe iri hanze? Murakoze cyane. Duhereye hasi uburyo indirimbo ibonekamo, njye nkurikije ukuntu mba numva ndi kubibona n'ukuntu mba numva mu mutwe wanjye mbitekereza, kubona indirimbo, amagambo agize indirimbo ntabwo bingora. Yego. Dore ko isaha ku isaha indirimbo nayibona bitangoye, nta muntu turi kumwe ngo yenda mfashije mu magambo. Oya, ibyo byo ntibyashoboka, kuko iyo mpano yo kubona amagambo vuba yo iri hafi cyane. Yego. Buriya ikintu kigorana cyane muri byo ni ukuhageza abacuranzi, kuko agace dutuyemo ni agace kari kure y'umuhanda, gasa nk'aho ari ak'ishyamba. Ubwo rero uhereye ku mucuranzi ukagera ku muproducer uzagufatira audio, bikazamuka bikagera kuri DVD. Ni urugamba. Byibuza mba ndi kubona cyangwa se mba mbona mpatakarije nk'ibihumbi nka 200. Hanyuma Mugabire, yego, mu gukora indirimbo kwawe ni iki? Sinzi ko ndabyita, ntabwo ndi kubikurura neza. Hari igicurangisho cya muzika byibuze nka kimwe waba uzi gukoresha? Kubera ko aho dutuye ari habi, kera nkiri umugatolika nibwo natangiye kwiga gucuranga. Gucuranga iki? Synthesizer. Yego. Ubwo rero
tumaze kwimuka tuvuye hamwe tugiye ahandi ubuzima buba burahindutse. Ubwo no kubona cya gikoresho ntibyari bikirimo kuko nari ngiye aho bitaba. Ubwo rero ntabwo nongeye kukibona, gusa mba numva mbonye ubushobozi nasubira mu nzira nkiga gucuranga. bivuze ngo kugeza ubu ngubu nta gicurangisho na kimwe uzi gucuranga? Ntacyo. none ko nta gicurangisho na kimwe uzi gucuranga, amanota y'indirimbo yakura hehe? ubigenza gute kugira ngo ubashe kubona amanota y'indirimbo kandi azadasa na yayandi? Okay, ntago nakubwira ngo nyakura hehe kuko ni ibintu bisa nk'aho ari impano Imana iba yahaye umuntu ku giti cye. Ndabikora njye nkabona birakunze, yego, kandi indirimbo ikaza isa neza. Yego. Okay, ubwo wowe ufite indi mpano abandi bantu batazi, uzabwira abantu ibanga ugendana wumve niba nabo barikoresha, kuko ntabwo ari ibintu biba byoroshye kugira ngo umuntu abone uko atondeka ijambo kuriya biba bito ubikurikiranye za do za solo byose warangiza ukabikurikiranya ugakuramo indirimbo kandi utari umucuranzi. Nabyo ni ibintu biba bitoroshye cyane. Yego. Ubwo rero aba businessman badukurikiye bamenye ko ahantu mutuye nta bantu bakora imiziki bahaba, bahagere bahashinga. Ese umuntu aramutse aje nko kuhakorera aho hantu, hariho abantu benshi baririmba cyangwa ni wowe gusa nuko wabuze ahantu bigenze? Oya. Yenda bagenzi banjye b'abahanzi, yego, aba baririmba ku giti cyabo bo ntabariyo. ni wowe gusa? Ngiye gusa. Abandi bonzi nabo bari hirya yanjye. Ubwo nuvuga ngo kubageraho cyangwa se kubabona bisaba nko gukora urugendo rurerure. Icyakora abantu dusa nk'aho dushyikirana cyane ni amakorali asanzwe. Kandi ubu kubera ko insengero zisa nk'aho zifunze, uri kumva ko ntago bikimeze neza. Yego. Ubwo n'amakorali nayo ntabwo nayo ari kugenda neza? Nayo ntabwo kigenda neza. Hanyuma kubona insengero zifunze, uburyo bwo gukora mbese kwawe bukaba busa n'ubugoranye, ukura hehe imbaraga zo gukomeza ntuhagarare? Ntabwo nahagarara, dore ko iwacu ho harafunguye. Twagize amahirwe yo kuba iwacu hafunguye. Yego. Ubwo rero ntabwo nahagarara kuko aho hamwe h'iwacu haramfasha. Hanyuma Mugabire, umuntu wagushaka yakubona gute? Umuntu washaka kugira ngo wenda uzumufashe nko mu gitaramo cye, mu birori byabaye se, cyangwa uririmba mu rusengero gusa? Oya, ni hose, haba mu makwe, yego, haba mu birori bisanzwe, haba mu nsengero, haba mu gutoza amakorali. Yego. Byose turabikora iyo bibaye ngombwa. Hanyuma uwagushaka yakubona gute? Uwanshaka, yego, yakwandika nimero zigendanwa za telefone. Yego. Ni 078, yego, 495, yego, 830. ongera uyisubiriremo abantu. 078, yego, 495, yego, 830. Yego, iyo niyo nimero yawe abantu bagushakiraho? Cyangwa se akandika Tego 072, yego, 61, yego, 66, yego, 32, ongera nayo yibasubiriremo. 072, yego, 61, yego, 66, yego, 32. Yego, iyo niyo nimero bagushakiraho? Yego. Ubwo nta zindi process bisaba no kuguhamagara? Ni ukumpamagara. Yego. Icyambere ni ukubiganiraho. Ubwo nyuma y'uko bakuganirije ibindi bazaba babimenye?
ibindi bazaba babimenya. Iyo nimero rero abantu banabimenye ko iri no muri mobile money iriho n'amazina yawe, baza no kugira ukuntu babigenza. Bino bintu biba byabagoye rwose, ntabwo ubushobozi buba bworoshye. Hanyuma Mugabire, dusoza, gira ubutumwa ndetse ugire n'icyo wisabira abadukurikiye. Mu butumwa butoya nahereza abakunzi banjye, yego, nabifuriza ubufatanye bwiza hagati yanjye nabo, yego, dore ko ari abakunzi banjye, nanjye ndi uwabo. Kandi mbasezeranya ko igihe turi kumwe, igihe bampamagaye bambona, yego, bambona mu buryo bwihuse, yego, bakamfasha nanjye nkabafasha. Hanyuma ubwo gira icyo usaba rero abafana nanone. Icyo nabasaba rero ni ukumva bugufi, cyane cyane kumpa ibitekerezo byamvanaho ndi bikanzamura, yego, nanjye nkagera ku rwego rw'abandi bahanzi bagezeho. Icyo atavuze namuvugira rero, mumukandire subscribe kugira ngo ibihangano bye mujye mubibona, rega binamutere courage yo gukomeza gukora izindi ndirimbo. Niba nawe ukunda Mugabire, kanda subscribe aho ngaho kuri iyo mudasobwa cyangwa telefone yawe, kugira ngo ujye ubasha kumukurikira umunsi ku wundi, kuko abahishiye byinshi. Nawe ntabwo yicaye, yatubwiye yuko aracyakomeje gukora kandi arakomeza akore. Mugabire rero agiye gusoza aturirimbira turirimbire indirimbo ari hafi gushyira hanze, aturirimbireho, aturirimbireho igice kimufasha kurusha ibindi, agisoreshe refure, hanyuma dusoze natwe tujye gusoma ku mazi. Murakoze cyane. Yego, indirimbo nshya yitegura gusohoka vuba iravuga ngo turabavandimwe. yego, kandi koko turabavandimwe. Nayo nayitekerejeho igihe kinini, yego, mbona mu buzima busanzwe twese turabavandimwe. Ngiye kuyibaririmbira rero. ukiri aho ngaho se, none twaba turi abavandimwe mu buhe buryo? Kandi abantu kanjye ndi inzobe, we uri igikara, ubwo urukumva twaba abavandimwe? Urakoze cyane. Urambajije uti mbese twaba turi abavandimwe gute kandi njye ndi igikara, wowe uri inzobe? Mu buzima busanzwe ni uko ubibona, ni nako Imana yaturemye. Ariko hari ukuntu njye nabibonye mu buzima, muri ubu buzima dusanzwemo bwa buri munsi, umuntu agerageza guhemukira nka mugenzi we, ukabona nyine ni ibintu uri kwibaza, nawe wakwibaza ukibaza uti uriya muntu ko ari umuntu waremwe n'Imana, na mugenzi we akaba twese twararemwe n'Imana, ni iyihe mpamvu uriya muntu atekereje kuba yagirira mugenzi we ibintu bitari byiza? Ese izi mpfu za buri munsi hirya no hino, abantu baricana bapfuye ibintu bidafatika, ese ahari barapfa iki? Ubwo rero ibyo byose nabitekerejeho, mbona nubwo bikorwa, ariko dukwiriye kumenya ko turi abavandimwe, kubera ko amaraso ya Kristo ariyo yatugize umwe. Dukwiriye kumenya ko turi abavandimwe. Rero nabitekerejeho, mbona indirimbo turabavandimwe ikwiriye nayo gufasha abantu muri rusange. Urakoze cyane. Ngaho yidukumbuze twumve. Iravuga ngo turabavandimwe, turabavandimwe, nubwo tumarana ariko turabavandimwe, nushaka ubyemere cyangwa ubihakane, icyo nzi neza cyo nuko turabavandimwe, turabavandimwe muri Yesu,
kuko nta muntu uva amazi cyangwa se amata, mbese ko turaba mu rubyaro rwa Burahamu, turapfa iki kandi turabene mugabo umwe. wakoze cyane Mugabire. Ego. Wakoze kudusura ndetse wakoze no kutuganirira. Abantu bakomeze bakande subscribe, tubibutsa ko twari turi gukorera kuri Flower Kids, ni ku muhanda uturutse kuri Ines Ruhengeri ku bantu bahazi uvuye mu mujyi wa Musanze. Hanyuma uhasanga indabo nziza cyane, niba nawe ushaka kurimbisha jardin yawe baragufasha. Twaguhaye nimero uri buze guhamagaraho niba ukeneye izo ndabo aho waba uri hose mu gihugu ndetse no hanze yaho, indabyo bazikugezaho. Mwakoze cyane kudukurikira, kuba dukurikiye. Njye na Risamu, murakoze cyane. Mugabire, sezera abantu dutahe. Okay, murakoze. Imana ibarinde kandi duhe kugubwa neza, iduhe amagara mazima kugira ngo tuzarusheho kubaho dufite byinshi dukeneye. Imana izabidufashemo. Murakoze cyane. Sawa, murakoze. Nanjye ni Samu, nakagaruka njye sinsezera. Ciao ciao.